twongeye guha ikaze abakurikiye ikiganiro One Nation Radio, tukaba turi i Moscow mu murwa mukuru w'igihugu cy'Uburusiya. Abatumirwa bacu uyu munsi ni nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu cy'Uburusiya, akaba na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Belarusi, Dr Jeanne d'Arc Mujawamariya, akaba kandi ari na Manuel Butera uhagarariye diaspora nyarwanda hano mu Burusiya. Bashyitsi bacu tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nyakubahwa ambasaderi, mwakoze cyane kutwakira, kuduha umwanya wanyu. Twagira ngo namwe noneho muganirire abakurikiye One Nation Radio, mubaganirire rwose. Ibibazo tubibaza ntabwo ari byinshi, turashaka kugira ngo mutubwire mu by'ukuri. Mu minsi ishize twabonye umushyitsi w'icyubahiro hano mu mujyi wa Moscow, ni nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Twagira ngo mutubwire muri make ku ruzinduko rwa perezida hano muri uyu mujyi, mutubwire icyo rwari rugamije. Murakoze cyane One Nation Radio kuba mwatuganiye mukaza hano i Moscow kugira ngo tuganire muri ubu busitani bwa ambasade y'u Rwanda. Mu by'ukuri nk'uko mubivuze ni umushyitsi w'imena, umushyitsi twagize muri iyi minsi ishize, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yasuye iki gihugu ku butumire bwa mugenzi we w'Uburusiya President Putin, ndetse hariho n'ubutumire bwa perezida wa FIFA Infantino, nawe wari wamutumiye, byaramuzinduye aza mu Rwanda kumutumira, ndetse na mugenzi we w'Uburusiya nawe yari yamutumyeho intumwa nyinshi. Hariho uwungirije minisitiri w'intebe, bahuriye Davos akamushyikiriza ubwo butumire, ndetse no mu minsi yashize ngira ngo murabizi ku itariki ya 3 minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yagiye mu Rwanda. N'ubwo butumwa yari abwitwaje abufite, yahawe n'umuyobozi w'igihugu cye abushyikiriza perezida w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame. Mu by'ukuri rero ubwo butumire nta bundi nuko President Putin yifuje yuko perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yazaza bakifatanya mu gufungura umukino wa mbere w'igikombe cy'isi 2018 uri kubera i Moscow mu gihugu cy'Uburusiya, watangiriye i Moscow mu gihugu cy'Uburusiya, nubwo imikino yose izabera mu mijyi 11 igize iki gihugu. Uretse n'ibyo kandi mu ruzinduko rwa nyakubahwa perezida wa Repubulika yatsuye umubano ku buryo bugaragara buri wese n'igihugu cy'Uburusiya, kuko yanahuye na mugenzi we w'Uburusiya atari ku kibuga cy'umupira gusa, bahuye mu biganiro bihuza impande zombi, igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cy'u Rwanda. Yaramwakiriye, hanyuma bagirana ibiganiro bigamije guteza imbere umubano w'ibihugu byombi, kandi ni ibiganiro byavuyemo umusaruro utugaragarira, kandi twarabyishimiye, ndetse n'umuyobozi w'igihugu cyacu perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame akaba yarabyishimiye. Ibyo biganiro byavuye muri iyo nama bagiranye, tukaba twizeye nta mpungenge yuko umusaruro uzava muri ibyo biganiro ari umusaruro uzagirira akamaro abaturage b'ibihugu byombi. Nyakubahwa perezida, iyi radiyo ya One Nation Radio, ijwi rya diaspora, ese mubona ari iki yafasha abanyarwanda batuye hanze hirya no hino, cyangwa se mubona ari gute
bufasha za diaspora gusubiza ibyifuzo byazo? Iyi radiyo ya One Nation Radio ikigaragara cyo yaje ikenewe bitewe n'uko aha muri diaspora hagiye abanyarwanda tuba muri diaspora tugenda tugira ibikorwa byinshi, navuga pe byinshi kabisa bigenda bikorwa, biba bikenewe kuba byasakazwa haba mu Rwanda, haba hagati yacu muri za diaspora hirya no hino ku isi, ku buryo dushobora kugenda no buri diaspora yigira ku yindi bitewe n'ibyo bikorwa bya buri diaspora biba byakozwe. Nkasanga rero muri uko kujya za diaspora zikurikirana ayo makuru ya radiyo bizadufasha kugenda tumenya ibiba biba hirya no hino mu zindi diaspora tunabyigiraho. Nyakubahwa Ambasaderi, reka tubashimire cyane, mwaduhaye umwanya muratuganirira muganirira abakurikiye One Nation Radio. Reka kandi namwe tubashimire Nyakubahwa Perezida Butera kuri iki kiganiro cyiza mwembe muduhaye. Ahasigaye naho butaha mukomeze mugire ibihe byiza. Murakoze cyane. Rwanda itajengwa na nani vijana, Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana, Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Butare itajengwa na nani vijana, Butare itajengwa na sisi wenyewe. Gisenyi itajengwa na nani vijana, Gisenyi itajengwa na sisi wenyewe. Wengeri itajengwa na nani vijana, Wengeri itajengwa na sisi wenyewe. Changugu itajengwa na nani vijana, Changugu itajengwa